Ni umugabo ufite amateka ateye ubwoba, avuka mu buryo butandukanye n'ubw'abandi kuko yasamwe mu buryo buhambaye cyane, ikindi ni umugabo mwahura ukamwemera akaguhindurira ubuzima, ni umugabo ugera muri wowe ntagusige nk'uko wari uri, ni umugabo ugera aho byanze bigakunda, ni umugabo ugera aho byananiranye bigakunda, afite amateka yihariye nta muntu basa nta n'uwo bahwanye. Shalom, shalom, nongeye kubasuhuza, mbaha ikaze mu kiganiro, aho tuvuga abanyabigwi, abantu bakomeye, bagiye bakora ibintu bikomeye, babikoreshejwe n'Imana. Ni mu kiganiro aho tuvuga rero abanyabigwi, turakomeje uyu munsi rero umunyabigwi tugiye kuvuga arakomeye, niwe wabanjirije abandi bose kuko niwe wabahaye ubushobozi bwo gukora ibyo bakoze mu gihe cyabo, kandi ni nawe ugishoboza abandi kubikora ibyo bakora muri iki gihe cyabo. Rero ntucikwe, ni muri iki kiganiro kiryoshye, ikiganiro ndagusezeranya ko nucyumva ukaba openi, ni ukuri ntabwo iki kiganiro kizagusiga nk'uko wari uringe. Tugiye kubana rero nk'uko maze kubimenyera, ndi Wisdom. Ubwo rero duheruka mu kiganiro twari tuvuga tuti ese ko bavuga ngo Yesu Kristo ni umwana wa Dawidi akongera akaba umwana w'Imana, bimeze bite? Kubera hari abantu twari turaganira dusa nk'abakagiraho akadebaho gato, akavuga ati ariko se hariho ibintu utahita usobanukirwa neza utasomye ijambo ry'Imana, ko bavuga ngo Yesu Kristo ni umwana w'Imana, ubundi bakongera bavuga ngo ni umwana wa Dawidi, bishoboka bite? Bimeze bite? Naha rero muri iki kiganiro tubivugamo tugendeye ku cyo ijambo ry'Imana ribivugaho. Rero hariho umwami mu gihe cy'umwami Sawuli, yari yarimitswe bitewe n'uko Abisiraheli bashakaga umwami, ntabwo ari ibyo Imana yari yagennye, rero bitewe n'uko babishaka Imana ibashyiriraho Sawuli. Sawuli rero aza gukora ibibabaza Imana iramureka. Bimare kumurika rero umuhanuzi Samweli akaba yarahoraga amuririra. Igihe kimwe rero Imana isanga Samweli, iki kiganiro twaragikoze, utaracyumvise wacyumva kugira ngo ugendane natwe. Iramubwira tuzageze kuririra Sawuli ko nabonye umuntu umutima wanjye wishimira, kuki utajya kubinkorera? Haguruka ejo mu gitondo uzafate ihembe ry'amavuta ugende ujye mu muryango wo kwa Isaya, nzakwereka umuntu uzanyimikira uwo umutima wanjye wishimira. Ariko rero nkavuga nti tukiri aha, reka Imana iri mu ijuru, duharanire ko Imana iri mu ijuru nijya ireba umutima wanjye ikareba umutima wawe, ijya ireba iri mu ijuru ivuga ngo mbonye abantu mu isi bafite umutima nishimira. Imana yo mu ijuru idufashe. Reka mu minsi tutazi dusigaje kubaho, reka duharanire ko Imana niba iri mu ijuru. Ako iri jambo rirakomeye ngo nabonye, uzaho Imana iri mu ijuru ivuga ngo imanuka ikavuga ngo nabonye mu isi umuntu ufite umutima nishimira. Reka rero ibe intego yacu, aba aricyo duharanira muri uyu mwaka. Turasa nkaho tuwutangiye, ni umwaka bise ngo ni umwaka wo kwirukanka, ni umwaka wo kwihuta. Reka muri uyu mwaka wo kwihuta twihute dushaka ko Imana iri mu ijuru nireba umutima wanjye n'uwawe ijye ivuga ngo mbonye abantu bafite umutima nishimira mu isi. Nuko rero ngo Samweli arabyuka ajya kwimika uwo yari Dawidi rero wari ufite umutima Imana yishimira, aza kujya ku ngoma. Ibyo sindi bivuga cyane ko twarabivuze, wareba mu biganiro twagiye dukora by'abanyabigwi, harimo n'ikiganiro cya Dawidi ndetse na Samweli na Sawuli. Nuko rero ngo igihe kimwe ashake kubaka inzu y'Uwiteka, Imana imubwira ati rero urumva icyabimuteye, yari yicaye mu nzu yabona umwami afite byiza, yibuka Imana yamukuye muri twa dutama, we yirirwaga nyuma y'intama imugira umwami, uyu munsi yicaye mu mazu akomeye. Reka Imana ni ukuri nijya igira ikintu igukorera ujye ukizirikana,
ku mutima kandi uhige kugira icyiza bikora ku mutima w'Imana. Dawidi yibutse intama yabagamo, yibuka mu byatsi hahandi yirirwaga afata utwumbati ahekenya aragiye intama n'iki. Uyu munsi akaba ari umwami akomeye, abantu bamwubahira, arya ibyo ashaka, ategeka ibyo ashaka, abona ari mu nzu nziza. Aravuga ngo ntabwo bikwiriye ko njye naba mu nzu nk'iyi, ngo nindangiza Imana yanjye nyituze mu mahema, isanduku y'Imana ngo iture mu ihema, birakwiye ko ari igihe cyanjye kugira ngo nyubakire. Ngo rero abitekereza, Imana ibona umutima mwiza wo gushima Dawidi yari afite. Uyu mugabo Dawidi afite ibigwi, ni ukuri uzabyumva, afite ibigwi kandi yabanye n'Imana mu buryo bukomeye. Ni umugabo wabayeho niyo yakoraga ikosa yibukaga kujya guca bugufi imbere y'Imana. Rero Imana aramubwira ati ku bwawe wowe wamennye amaraso menshi, ariko umwana wawe Salomoni azanyubakira inzu. Rero singiye kuvuga kuri Salomoni, ahubwo sindi no kuvuga kuri Dawidi, ahubwo ndagira ngo mvuge ngo ese Yesu aba umwana wa Dawidi gute, akaba n'umwana w'Imana gute? Nuko rero ari bitekereje, Imana imubwira gutyo, arambwira ati abana bawe nibanyubaha bakagendera imbere yanjye, intebe yawe nzayikomeza. Rero muri iryo sezerano niho haza kuvamo gukomerezwa isezerano, Yesu Kristo agakomeza agakomokamo aho ngaho. Ushobora kumbaza ngo akomokamo aho gute? Aho rero niho twavuga inkuru y'umudamu se cyangwa umupfakazi witwaga Rusi. Ubwo rero yari yaranze gusiga nyirabukwe, yari amaze kubura nyirabukwe, amaze gupfusha abahungu be 3, yanga kumuta. Rero yanze kumuta, basubirana iwabo, yarababaye cyane, mu gihe abandi kazana be bari bagiye, ariko Rusi agumana na nyirabukwe. Rero niko yaje kujya kwa Bowazi mwene wabo, abana na Bowazi. Rero muri Rusi na Bowazi havamo umwana witwaga Obedi. Rero muri Obedi haza kuvamo Yesaya. Yesaya rero ariwe waje kuba se wa Dawidi. Rero muri Dawidi havamo isezerano. Imana yamubwira ati kuko wagendeye imbere, ko nagukunze, kuko wankoreye ibyo njye nishimira, ndagusezeranya ko intebe yawe itazashiraho, urubyaro rwawe nirwitonda rukagendera mu nzira yanjye, intebe yawe, ubwami bwawe ntibuzashiraho, nzabukomeza. Rero muri iryo sezerano niho hakomokamo Yesu Kristo, niho rero biva akitwa umwana wa Dawidi, kuko Yozefu akomoka mu muryango kwa Dawidi. Nuko rero tugakomeza rero mu kwitwa umwana w'Imana, tubona ko igihe Mariya yahabwaga isezerano yasamye ku bw'umwuka wera, nta mugabo baryamanye nawe, kandi Yesu Kristo yari Imana 100%, akaba n'umuntu 100%. Imana idufashe cyane. Nuko rero turakomeje n'uyu mugabo ufite ibigwi bikomeye. Umva, ibigwi bye ntibishiraho kuko na n'ubu biracyabaho, biracyavugwa. Rero uyu mugabo arakomeye, ni ukuri tuzakomezanya iyi nkuru, kandi hari byinshi bizahinduka muri wowe ndetse nanjye. Nuko rero inkuru ya Yesu ikomeza kugenda yamamara, ibyo agenda akora, kugeza ubwo rero abigisha ba Yohana, muribuka Yohana twaratangiranye. Ku bantu mutatangiye ikiganiro, mutangire part 1 y'iki kiganiro, muraza kumenya Yohana uwo ari we, n'impamvu dukomezanyije nawe muri iyi nkuru. Rero ngo abigisha ba Yohana nabo baraza babwira Yohana aho yari afungiraniwe mu nzu y'imbohe. Ubwo wahita umenya se yagiye mu nzu y'imbohe gute? Ni muri part 1 y'iki kiganiro ugahita dukomezanya. Rero aho yari ari muri gereza, intumwa ze, abigisha be baraza bamubwira ati rero wa mugabo arimo arakora ibintu bikomeye cyane by'ibitangaza. Ati n'ibitangaza biri gukoreka, ati noneho mwumve rero ikintu nshaka ko mujya kumumbariza. Noneho abatuma ijambo rikomeye, kandi ni ukuri dukwiye gusaba Imana ikatwongerera imbaraga. Muribuka ntangira iki kiganiro nigeze navuga nti birashoboka ko umuntu
uyu munsi yaba akomeye ejo akagira intege nkeya, birashoboka kuko ari umuntu. Muzi Yohana ibyo yakoze. Yohana ni nawe ubwe wabatije Yesu. Imana yagiye imukoresha ibitangaza, kandi muribuka ko gusamwa kwa Yohana niwe wasamwe mbere y'uko inda ya Yesu iza, kuko yagize amezi 6 Mariya abona kugira gute gusama. Noneho rero ngo atume, aramubwira ati rero mugende mumbarize uwo nyine mwambwiye bya bitangaza ko kiza abarwayi akazura n'abapfuye, mugende mumbarire ngo Yohana wa wundi uri muri gereza umwe wigeze kukubatiza aratubajije ngo ese ni wowe wagombaga kuza cyangwa dutegereze undi? Iri jambo rirakomeye bavandimwe. Ngo rero bagende babibwire Yesu, bamubwira ati ariko Yohana yaradutumye ngo tukubaze ngo ni wowe ukwiye kuza cyangwa dutegereze undi. Ngo rero muri ako kanya bamubaza ibyo, akiza benshi indwara, abadayimoni, impumyi zirahumuka, abarwayi barakira. Nawe arababwira ati nimugende mubwire Yohana ibyo mwumvise n'ibyo mwabonye. Impumyi zirahumuka, abacumbagira baragenda, ababembe barakira, hepfo amatwi bikumva, abapfuye bakazuka, abakene barabwirwa ubutumwa bwiza. Yongeraho ijambo rikomeye aramubwira ati kandi mumubwire ati hahirwa uwo ibyanjye bitazagusha. Nuko rero Yesu arangije abwira intumwa ze zari ziri aho n'abandi bantu bari baraharabaza ati ariko ubundi mujya mu butayu mwari mujyanywe n'iki? Mwari mujyanywe kureba n'urubingo ruhungabanywa n'umuyaga? Abongera baza ariko se ubundi mwari mugiye kureba iki? Arababwira ati ni koko, ese koko mwajyanywe no kureba umuhanuzi? Arababwira ati nibyo koko ni umuhanuzi, kuko yaje nk'integuza kugira ngo aze gutunganya inzira. Kandi ndababwira yuko mu wabyawe n'umugore ntawe uruta Yohana, atari ko umuto mu bwami bw'Imana aramuruta. Ni ukuri Imana idufashe cyane kuri iri jambo Yohana yari avuze ngo mbese ni wowe ko cyangwa dutegereze undi? Urumva Yesu amuvuzeho neza, yaje ari integuza Yesu Kristo. Kuko muribuka ababyeyi babo bahoberana igihe Mariya yajyaga gusura mwene wabo, ngo bahoberanye abana barisimbaguje mu nda. Mu yandi magambo mama wa Yohana yamenye ko Mariya atwite umwami, n'abana ubwabo baramenyana. Kandi n'umunsi Yohana yabatizaga Yesu ijuru rikinguka, Yohana yari ahari, yahamije ibye abizi neza, abibwira abantu, n'ijuru rirakinguka n'ijwi riravuga arumva. Ariko ari mu bibazo, ari inyuma ya gereza, ibibazo byamurenze, atangira gushidikanya kuri Yesu. Niko gutuma intumwa ze ati mwagiye mukambariza ko hari ishobora kuba ari undi, kuko iyo aza kuba ari Yesu Kristo wa wundi noherejwe kuza gutunganyiriza inzira ye, uko muzi arakomeye, afite n'imbaraga, afite n'ubutware, ijambo rye ryonyine ririmo imbaraga rikomeye. Ntabwo nagakwiye kuba nkiri muri gereza, nagakwiye kuba navuyemo. Imana idufashe cyane. Rero aribyo bijya bitubaho no muri iki gihe cyacu, ugasanga umuntu ageze mu bibazo uko bimurenze, agatangira gushidikanya ku Mana, agatekereza ahari Imana yaranyibagiwe se, cyangwa n'ibyo nsenga ntibyumvikana, cyangwa se wenda ngo umuntu twari turi kumwe, ndibaza no hashize nk'iminsi nk'ibiri, niwe warimo ambwira amagatemonyaje ko umuntu warwaye kanseri, umwana mutoya. Noneho rero ararwara cyane, noneho rero umubyeyi we akajya avuga ngo rero ngo nta Mana ibaho, ngo kuko ngo iramutse ibaho ngo ntago yajya ituma aba bana batoya, ko uwo mwana yageze aho arapfa nyine kubera kanseri yari yamurenze, arageze aho n'umusatsi ushiraho ku mutwe. Noneho rero ngo umubyeyi we akavuga ngo nta Mana ibaho, ngo kuko ibaho ngo ntago yakwica abantu batoya, ngo yajya yica nk'abakecuru bakuze baba nta kindi kintu basigaje. Ariko uko si ukuri,
urumva uwo muntu wavugaga gutyo ni ibibazo byari byamurenze, nawe ari muri cya gihe Yohana yari arimo inyuma ya gereza yaratangiye kujya abaza ngo ese ngo niwe Yesu cyangwa dutegereze undi, hari undi ushobora kuza agakora ibitangaza akangana muri iyi gereza. Rero icyo navuga kuri uwo muntu nawe twavuzeho, Imana ibaho kandi Imana ikora icyo ishaka mu gihe cyayo uko ishaka, ku buryo utayibaza ngo kuki bibikoze, ngo kuki bibaye gutya, kuki bitabaye gutya, kuko ni Imana niyo ifite ijambo rya nyuma kuri buri kintu cyose. Rero uko byaba kose mu bibazo twacamo byose, Imana idufashe ntitukayishidikanyeho. Burya kugira intege nke ugatangira gushidikanya ku Mana biba bikomeye pe. Rero Imana idukomeze, wowe wari utangiye gushidikanya ku Mana, nubwo bitinze si uko Imana itariho, si uko byayinaniye, ni igihe cyayo kitaragera. Kandi nubwo bikomeye kose, icyo nakubwira, uko bikomeye kose ntibyakwica, kuko icyatumye biguha nuko yabonye ko ubishoboye. Imana idufashe. Nuko rero ngo ibyo birangira amaze kwigisha, umufarisayo aza kumutumira ati mwigisha unyemerere rwose uyu mugoroba tuze kuza gusangira. Nuko rero ari aho muri iyo nzu yitabiriye ubutumire bw'uko agomba kujya gusangira n'uwo mufarisayo, ko ntiyari bubyange, kuko Yesu Kristo ubwe yatubwiye ko, mureka tugitangira ino nkuru, ati si ikindi cyanzanye ni abanyabyaha kugira ngo bakire. Urumva rero agiriye ubuntu yagomba kujya gusangira nabo kugira ngo arebe ko yaronka ubugingo bw'uwo. Rero igihe yicaye yari gusangira nabo, hariho umugore wa maraya, amenya ko yagiye muri iyo nzu nawe ajyayo. Ngo agereyo rero atangira kuririra ku birenge bya Yesu Kristo, amutonyangirizaho amarira ye, arangije amuhanaguza imisatsi, aramusoma ku birenge, arangije amusigaho amavuta ko yari yagendanye amavuta. Uwo mufarisayo rero amubonye aribwira mu mutima ati uyu muntu iyo aza kuba umuhanuzi yari kumenya umuntu umusomye uwo ari we, ko ari umunyabyaha mubi cyane. Yesu rero amenya ibyo yibwira, aramubwira ati Simoni rero ngewe mfite icyo nkubaza. Simoni ati mwigisha mbwira. Aramubwira ati rero hariho umuntu wari ufite imyenda. Uwo muntu rero abantu bari bamufitiye imyenda, aguriza abantu babiri, umwe amuguriza 500, undi amuha 50. Nuko rero abo bantu babiri yagujije babura uko bamwishyura, azibaharira bombi. None uzamukunda cyane ni uwuhe? Simoni aramusubiza ati ngiye ko mbitekereza n'uwo yahariye nyinshi, yari amadenari icyo gihe bakoreshaga. Yesu nawe aramubwira ati uvuze neza. Ahita rero akebuka areba wa mugore, abwira Simoni ati urareba uyu mugore, ninjiye mu nzu yawe ntiwampaye amazi yo koza ibirenge, ariko uyu antonyangirije amarira ku birenge, arangije afata umusatsi awuhanaguza ibirenge byanjye. Ntiwigeze unsoma ariko wasomye ibirenge byanjye, ntiwigeze unsiga amavuta mu mutwe ariko wansize amavuta meza ku birenge. Ati rero nicyo gituma nkubwira ko ababariwe bya byaha bye byinshi, kuko yagize urukundo rwinshi. Kandi ikindi nakwibutsa ni uko umuntu ubabarirwa bikeya akunda gake. Yesu rero arangije yabwira uwo mudamu ati igendere rwose ibyaha byawe urabibabariwe. Nuko Yesu akomeza gusangira nabo, rero batangira kubaza atari ku wundi uyu ninde utangira kuvuga ngo ababarire ibyaha by'abantu. Ni ukuri iyi nkuru y'uyu mudamu wari indaya nayo idusubizamo intege. Hari ubwo umuntu agera mu gihe ari mu ntege nkeya, umutima ukajya uhora ugushinja, Satani akakubwira ati wowe uri umunyabyaha wakoze byinshi ntiwababarirwa. Simoni urumva ko yashinjaga uyu mugore, kandi byamushinjaga ntabwo ari byo, kumubeshyera byari ukuri, afite ibyaha byinshi. Ariko Imana Yesu Kristo aravuga ngo kuko yagize urukundo rwinshi ntawababariwe bya byaha bye byinshi. Rero nugira umutima wo gukunda Yesu Kristo, abasha kugukiza bya byaha, bya bindi byananiranye, kwa kundi guhora wicira urubanza unyinde umunyabyaha. Yesu wamwemereye abasha gukiza ibyaha byacu, ko nicyo cyamujyanye ku musaraba, maze ukagendera mu nzira yo gukiranuka, ugatandukana n'icyaha.
nuko rero umunsi umwe bari barimo bajya hakurya y'inyanja bari mu bwato, nuko rero bakijya mu bwato buhagurutse ngo bugende butsutse, Yesu we arasinzira, habaho rero umuyaga mwinshi cyane, ubwato bwenda kurengerwa, amazi yenda kuburengera. Nuko rero baragenda baramukangura bati, databuja databuja, turapfuye. Yesu rero akangutse acyaha amazi n'inyanja biratuza, ngo babirebe rero baratangara. Arangije ariko arababaza ati, kwizera kwanyu kuri hehe? Ariko nyine bo baratinya ntibagira icyo basubiza, ahubwo barabazanya ati, ariko ubundi uyu muntu ninde utegeka umuyaga n'amazi bikamwumvira? Bibatera ubwoba. Umugabo arakomeye, uyu mugabo umva ukuntu anakomeye, niwe muntu ujya ubwira inyanja ikamwumvira, amazi akamwumvira, bigatuza rwose. Imana ishimwe cyane, igaturisha bya bibazo byari byishyize hejuru bigatuza, bya bindi byari byananiranye bigatuza. Avuga rimwe, nta nubwo avuga atuje, akabitegeka bigaceceka, akabitegeka bigaceceka. Ariko ngo babaza ijambo, arabaza ngo kwizera kwanyu kuri. Noneho hari irindi jambo riri muri iyi nkuru, ngo Yesu ngo ari mu bwato arasinzira. Gusinzira icyo bishatse kuvuga, ni nko muri cya gihe umuntu ajya agera mu gihe cy'ibibazo, ugasenga ugahamagara Imana, noneho hari ubwo usenga yenda nawe yenda bishobora kuba bikubaho, noneho ugafata nka tuvuge nk'urugero ko ngiye gusenga iminsi 3 cyangwa byakundana njya kurangiza iminsi 3 iki kintu ndi gusengera ntacyo. Kadufate nk'urugero rw'akazi, ngiye gusenga iminsi 3 ndayivamo, nabonye akazi wenda urugero ni ahantu bakubwiye bagiye kudepoza, wenda wanadepoje, ndavamo rwose bambwira ko iretere yanjye ariyo bafashe. Ugasenga, wanavamo ntibanaguhamagare, telefone yawe ntinahamagarwe, yenda bakongera bakakubwira ko hari ahandi, ugasenga nabwo reka da. Rero aho ngaho bisa nkaho Yesu yagize gute, yasinziriye. Ariko mu by'ukuri ntabasinziriye, ahubwo aba arimo akubaza ngo kwizera kwawe kuri hehe? Imana ishimwe cyane, kuko ntabwo aba agira ngo wizerere muri ako kazi, aba agira ngo ahubwo umwizereremo, wizere ko. Uribuka bari abagabo Daniyeli ngo bari bagiye kubajugunya mu rwobo rw'intare, baramubwiye bati rero Daniyeli bari bagiye kumujugunya mu rwobo rw'intare, aravuga ati rero Imana yanjye yankiza itanankiza, ibyo mwe mushaka sindi buze kubikora. Inkuru ye twarayikoze, ntabwo ndi bumuvugeho, ni umunyabigwi nawe utarumvise ikiganiro cye wabanza ukacyumva. Rero uyu nguyu we ntabwo yizereye wenda ngo ko n'abagiyemo izo ntare zitari buze kumurya, bamujugunye Daniyeli bamujugunye muri izo ntare zitari buze kumurya. Aravuga ati, njyewe izo ntare zaba ziri bundye zaba zitari bundye, rwose ibyo bifuza nk'umwami ntabwo mbikora. Bivuze iki? Njyewe uwo namenye ndamuzi, sinkirirwa mushidikanyaho. Icyo rero wowe ushaka kunyumvishamo gishyashya ntazi, icyo sindi bucyemere, ariko icyo nzi cyo ndakigumana. Imana ishimwe cyane. Nanjye rero nkakubwira ngo icyo uzi wamenye kuri Kristo ukigumane, ntukemezwe nuko yaguhaye akazi cyangwa wabonye urubyaro cyangwa wabonye urugo cyangwa bya bindi wifuzaga, ahubwo Kristo uzi umwizere, kuko yaguhaye amahoro isi idatanga, akaguha umunezero isi idatanga, kuko yaguhaye gutuza muri wowe. Nigeze nabivuga mu kiganiro, hari ubwo ushobora gutunga ibintu byinshi bya mirenge ariko ntugire amahoro, ariko watunga Kristo n'ibyo bintu utabifite ukagira amahoro, umudendezo. Imana ishimwe. Rero Yesu yahise ababaza ati, ariko ubundi kwizera kwanyu kuri? Mande mugabo yarani nkaho yababaje ati, ariko ko twagendanye nkakora ibitangaza muri turi kumwe, nari ndetse ngo ndebe abantu tugendana niba bamaze kumenya njyewe uwo ndiwe. Muri make niyo mpamvu nari mbaye nsinziriyeho ngo ndebe umva nazuye uwapfuye turi kumwe, abari barwaye mbakiza turi kumwe, impumyi zihumuka turi kumwe, abadayimoni bava mu muntu turi kumwe. Na n'ubu ntabwo muramenya umuntu mugendana uwo ari we. Kwizera kwanyu kuri?
ko mwamwigishijwe, burya barya bose nakizaga turi kumwe, ko nagira ngo barabigisha, kuko wabonaga ko bose bakizwa n'uko bizeye, mwebwe kwizera kwanyu kuri. Nawe dufashe rero, ijambo kwizera rikomeje kuza muri iki kiganiro. Imana iradusaba kongera kuyizera, twongere tuyizere bundi bushya, twongere tubone Imana mu bundi buryo. Uyu mugabo rero inkuru ye hano nasa nk'uyisubikiye hano, afite inkuru ziryoshye. Ni umugabo abadayimoni baramwumvira, inyanja, amazi, imiyaga iramwumvira, arakomeye. Ibindi bitangaza n'imirimo yakoze ni mu kiganiro kizakurikiraho.